dore ubumenyi 12 budasaza ukeneye kuba ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba mu kazi kawe, muri business ndetse no muri society muri rusange aho dutuye. Uburabusabwa kubera ko bugufasha kumenya kubana n'abantu n'uburyo ubana na business na environment yose muri rusange. Ikintu rero kirenze cya mbere kiri bugutungure n'ukuri busange ku mwanya wa mbere turi buhabone icyo bita kubasha kuyobora amarangamutima yawe. Mu cyongereza babyita emotional intelligence. Buriya iyo uri umuntu urakara vuba, wishima vuba, ugaragaza mood ye byihuse, birakugora. Dufata urugero nko mu bucuruzi, umukiriya aje afite ibyo ashaka akagusereza ukarakara mbere ye, burya ubutari bucuruzi. Wewe icyo ugamije, icyo bavuga kubasha kuyobora amarangamutima yawe, ni cyagiye uzabasha kumwihanganira kugeza igihe ugurisha, kuko icyakujyanye ku isoko ni ukugurisha. Kwihanganira uwo mubana kugeza igihe ibintu bikemutse mukasubirana, kubera yuko kubana aricyo kigambiriwe. Aho ni mu buzima, turavanga business n'ubuzima rusange kubera yuko ari byo tuganira hano kuri Seologic. Ikintu cya kabiri ni ubumenyi buhenze ariko bunoroshye kwiga, ariko bwagutambutsa ahantu henshi. Icyo kintu cya kabiri nta kindi ni ukubasha kugira icyo twita negotiation skills, cyangwa ubumenyi bwo kubasha guciririkanya, kubasha gukatuza igiciro runaka kikagera ku cyo wifuza kingana nayo ushaka gucuruzaho, ariko mwembi hakaza kubaho icyo twita win-win solution. Ubu bumenyi rero bwo kubasha guciririkanya bukubasha kuguhuza n'abantu. Nimba ugiye kureba abafatanyabikorwa, uragenda ubereka aho bazungukira nawe aho uzungukira. Inshuro nyinshi iyo uri kwereka abantu uko bazunguka n'uburyo bazabaho, bagutega amatwi kuruta uko ugenda ugaragaza uko ushaka ibintu. Kereka nimba ari wowe uri muri position yo kuba ari we baje gusaba. Ubwo rero negotiation skills urazikeneye kugira ngo ubashe gutera imbere, yewe uhure n'abantu bashyashya bari mu rwego cyangwa mu bikorwa nk'ibyo ubarizwamo. Ikintu cya gatatu ni ukuba umuntu uri proactive. Abantu bari proactive ni abantu bagira amakenga, ni abantu bashaka ibisubizo ahantu hari ibibazo mbere y'abandi, cyangwa ni abantu bateganya ko ibintu bitagenze neza baba bafite uburyo bwo kubivamo. Kubasha gutegura uko wava mu cyago mbere y'uko kiza bigufasha gutera imbere, ndetse ukaba uri umwe mu bantu dukunze kwita ngo innovation rero ni ba bantu bashaka ibisubizo by'ibibazo na mbere y'uko ikibazo kiba. Bityo rero iyo uri uwo muntu bigufasha gutera imbere, kuko uhora mu b'imbere kandi udushya twose tuje uba watugezemo waranatubonye. Ku mwanya wa gatatu niho twari turi kuba proactive. Twihuse turete tujya ku mwanya wa kane. Nta muntu wakize kuko yakoze rimwe. Nta n'umuntu wabonye amafaranga menshi kubera yuko yazindutse akabyuka ari ku muryango. Ahubwo abantu bahozaho bakoze guhera ku munsi wa mbere, ugasanga umuntu akoze umwaka umwe, 2, 3, 4, imyaka 20, iyi munsi nibwo ari gutera imbere. Iyo babaje ati se ibanga ni irihe, bakunze kutubwira ngo ni ukudacika intege, ni uguhozaho, ni no kumenya icyo ushaka. Bityo rero icyo kintu nta kindi ni consistency, cyangwa se guhozaho ku mugambi, ku mishinga wihaye, kudacika intege, kumva ko nk'umuntu n'igihe wabashije kutabikora nk'uko wari warabiteganyije, ugomba kongera kubyuka ugakora udasubiye inyuma, ahubwo ugakomerezaho, ntiwihanire amakosa y'ibyo utabashije gukora neza. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ubumenyi bw'ingenzi abantu bakunda nanone kuvuga cyane ariko tutaha agaciro, icyo twita time management, cyangwa se gucunga neza igihe cyawe. Igihe cyawe ugomba kugikoresha mu bintu bigufitiye umumaro. Igihe cyose waba wakoze akazi kawe wakarangije, waba wikorera, waba ukorera abandi, ariko mu gihe uri mu rugo, mu gihe waruhutse ukaruhuka, nimba ari ukuruhuka koko k'umubiri ukeneye kuruhuka, ariko nimba ari n'akazi ukaba uri mu kazi, nimba uri no kuri izi social media nk'izi ukaba uri kureba ibiganiro nk'ibi bikongera ubumenyi, ukaba uri kuri YouTube uri kureba ibigufasha kuruhuka, nimba ari uturirimbo dutuje, yego ni byiza, nimba ari ukumva ibitabo, yego, nimba ari ugusoma, umwanya ukakoresha muri ibyo. Umuntu yaguhamagara mutari mufitanye gahunda akubwira ngo tujye mu bintu utari wateganyije, kumubwira oya kiri mu bizatuma ubasha gucunga neza igihe cyawe. Kwihuse ku mwanya wa gatandatu ni ukuvuga ngo tugomba kwiga kwigomwa ndetse no kwishimira itsinzi ako kanya, ngo tuhite tuserebura. Ibaze ubaye uri mu bucuruzi ukunguka 200,000 bitari bisanzweho, aho kugira ngo uvuga ati iki kintu nkoze kizanyaya, reka nongere nyishoremo aya mafaranga nungutse
ndebe ko nakomeza nzamura igishoro cyanjye, ugahita ujya kwiguriramo ibintu by'imitako cyangwa se bitari byihutirwa, bitari bikenewe muri ako kanya. Kwitinya rero, gutinya kuza gusesagura biri mu bumenyi nabwo ukwiye kumenya. Utazaba nk'aba bantu bitinyira buheri, ba bantu bakize vuba bahoze ari abatindi, noneho agashaka kwemeza abantu bose, agashaka kubereka ati murambona noneho ko nakize, murambona ko naguze imodoka, uhora uhanganye n'abantu kugira ngo uhangane n'iterambere ryawe. Icyo kintu tukirinde. Ku mwanya wa 7 tugomba kwiga kuba abantu bo gukorana n'abandi, team player. Mwisi tubamo ntago uyibamo wenyine, uyibanamo n'abandi. Kugira ubumenyi rero bwo kubasha gukorana nabo, kubegera, kubasaba serivisi, yewe nabo bakabaye gusaba bibaye ngombwa, ni bumenyi ubukwiye kugira, kuko nta muntu umwe, nta mugabo umwe. Igihe cyose rero mu bandi ubukwiye kumva ko isaha ku isaha mwakorana, ukirinda inzangano, amashyari ndetse n'ibindi byose byatuma wigunga cyangwa wisanga uba wenyine mu isi yawe. Icyiza ni ukuba umuntu uri approachable, abantu bashobora kugeraho byoroshye, ariko bitoroshye bya bindi byo kukwangiza, ahubwo byoroshye gukorana nawe mu nzira y'iterambere. Twihuse ku mwanya wa 7 turahasanga ko umuntu wese aba akwiye kubaho yumva ko gusaba ubufasha atari igisebo. Nta muntu, dusubiye inyuma twatuze ngo nta muntu umwe, igihe bibaye ngombwa kusaba ubufasha ujye busaba. By'umwihariko muri business ho n'itegeko ko ugomba kuba wegereye abantu bakora ibintu nk'ibyo ushaka gukora, bakakugira inama. Nimba uri gukora ubucuruzi bw'inyanya, shaka abantu bazobereye ibijyanye n'ubucuruzi bw'inyanya bagusobanurira. Nimba uri gucuruza inkweto, baza abacuruza inkweto, ese bikorwa gute, barangura he, umusoro ni gute. Ayo makuru rero iyo utayasabye wisanga uri mu bihano by'ubukererwe, by'igihombo kitateganyijwe, kubera yuko wabaye umuntu wumva umubiri wawe utagomba gusaba ubufasha. Nta muntu uzi ibintu byose, hejuru yawe habundi, hejuru y'uriya habundi. Ubumenyi n'uruziga rugenda rwizenguruka, bityo ujye wibuka kugisha inama ndetse no gusaba amakuru aho bikenewe, utifunze nk'uko dukunze kubivuga mu Kinyarwanda. Hanyuma ku mwanya wa 9 turasanga ubumenyi burenze, adaptability cyangwa kumenya kujyana n'ibihe. Nimba isi irimo yirukanka gutya kuri uno muvuduko, kubera icyo udashaka kujyana nayo, jyana nayo. Bavuga ngo jyana n'ibigezeho, ariko ntibitume nanone bitakaza umwimerere wawe. Kubera ko turi mu iterambere rero, niho twigarukira mu mishinga y'iterambere, business no kwitaho ubwawe. Gerageza uhinduke, ugendane na tekinoloji, ugendane n'ubukungu bw'isi, ugendane n'ibyo leta ziteganya. Ayo makuru ugenda uyamenya bigubasha kumenya kugenda ufitinga muri buri generation. Bitari ukumwe usanga ufite amakuru ari analoga kuze, ukumva ko ayo makuru akiri valide mu isi y'ibihumbi 2000 n'imyaka yose tugezemo. Ubumenyi wize muri za 2009, 8, 7, 6 bumaze imyaka 30-40, mu kuri bumaze guhindukaho ibinyejana byinshi. By'umwihariko abantu turi mu Rwanda murabizi ko igihugu cyacu cyihuta cyane. Bityo rero kutashaka kujyana naho isi igeze, kudashaka gukorana n'abantu bari muri iyo si, nanone bizagusubiza inyuma, kuko uzasanga uri gukora ibintu byataye agaciro cyangwa biri outdated nk'uko tubivuga mu Cyongereza. Ku mwanya wa 10 twihuse nababwiye ko uyu munsi tugomba kwihuta kugira ngo ubumenyi twese tubushyiremo agaciro n'imbaraga zo kubwiga no kubushaka. Nk'uko tubibabwiye, umuntu agende mukora ubushakashatsi online, kuri za AI zishobora kugufasha byihuse, kuri YouTube haba hari ibiganiro byinshi bivuga kuri ibyo bintu. Yewe na hano mukore follow, kubera yuko tuzadukomeza tubisangire. Ku mwanya wa 10 turahasanga kubasha kugira ubumenyi bwo kubasha gushungura cyangwa kugira icyo twita critical thinking. Rwango mbere yo kuvuga ujye ubanza utekereze karindwi. Icyo nicyo twita critical thinking. Ese iki kintu umuntu ambwiye kubera iki ngomba kugikora? Ese kuki ngomba gukora follow? Kubera yuko ibyo tuganira hano bikeneye. Ese kubera iki ngomba kubyuka kare? Ese kubera iki kuri ibyo kintu umuntu akubwiye wongeraho kubera iki? Iyo kubera iki kubasha igufasha kumenya ese ndazamuka iburyo cyangwa ndamanuka iburyo cyangwa ibumoso cyangwa ndahagarara hamwe. Iyo rero critical thinking urayikeneye kugira ngo ujye ubasha kuvuga ibintu washunguye, wabanje kuyungurura, ubone usohora amagambo abaze kandi afite umumaro. Ku mwanya wa 11 twihuse, dukeneye twese kugira ururimi rwo kubasha kuvugana n'abantu, kugira icyo twita communication skills. Kutaza ngo ntungu urutoki utabanje kumbaza.
kutaza ngo uvuge ngo ndi umunyamakosa utarebye icyateye ikosa. Mu bakunze kuvuga ngo effective communication ni uburyo abantu babasha guhanamo ibitekerezo, nkagaragaza icyo ntekereza ku kintu nawe icyo utekereza, noneho tukaza gushaka aho duhurira hagati twese tuza kwemeranyiriza ko icyo kintu tucyemeranyije, understanding each other. Ibyo bivuze kuzabasha kubana n'abantu bose, ukubwiye nabi uribuka ejo uko twagize icyo bita emotional intelligence, ukabanza ugatuza ariko ukamubaza ese warakajwe n'iki, niki cyaguteye kwiyumva utyo, niki kinge cyaneye kwiyumva ukundi kwiyumva. Kwinshuro nyinshi dukunze kugaragaza nkaho abandi aribo baduteye kwitwara gutyo, ngo kanaka ngo yambwiye nabi ngo nanjye ngo namwituye nkoranye. Uwo ntabwo ari wabiguteye, nawe wabyiteye. Nimba umuntu akubwiye nabi, wowe wari ufite uburenganzira bwo kwasha kuvuga ati ese uyu muntu kambwiye nabi musubize nanjye nabi, ese ikintu ambwiye kingabanyiriza ku gaciro kanjye, kingabanyiriza iki? Ntacyo. Ese mbashije guceceka nkitonda hari icyo bitwaye? Yego. Ariko se ko uyu muntu ari ingirakamaro mu buzima bwanjye, uwamubaza icyamuteye kumbwira nabi, urumva aho butangiye kugira cya kintu twita emotional intelligence, ukongeraho critical thinking, ukabukubiseho na communication. Noneho ukamwegera ukamubwira ati mukuri ibintu mwakoze byatumye niyumva nya, bityo nimba mwumva hari icyo mwabihinduraho byamfasha. Ibyo tubyita I message mu ndimi z'amahanga, kubasha kuvuga ariko utagaragaza ko abandi ari babi, ahubwo ugaragaza ko icyo bakoze ari cyo kibi, kuko ikibi cyo kirakosoka ariko umuntu biragoye. Bityo rero iyo witiriye ikibi umuntu uvanze dosiye, umuntu ntabwo aba kibi, ahubwo icyo akoze nicyo kiba kibi. Iyo ni effective communication. Dusoza ku mwanya wa 12 turasanga ubumenyi bwita kugira self discipline, kumva ko ari wowe ufite ubuzima bwawe mu nshingano, ukwiye kubukora ibyo wiyemeje ukabikora, uri responsible. Nimba uvuze ngo ngomba kugera ku kazi hakiri kare, ukahagera ntawe ukubajije, ntawe ubikurikiranye, ubyibwirije. Ni ukugira inshingano zo kwibwiriza gukora icyo usabwa, waba hari amaso ya rubanda kureba, yaba atakureba, yaba Imana ikureba, yaba itakureba. Abasenga muzi ko dusenga ariko ntawe urabona Imana, ariko umutima ukwibutsa gukora icyo kintu nicyo kintu kirenze. Iyo niyo twita discipline. Nta gahora gahanze rero, ibintu byose bigeraho birangirira. N'ikiganiro cyacu naho tukirangirije. Aha ni kuri CEO Logic, aho tuganira uko umuntu yagakwiye kwitwara no gutwara ubuzima bwe, cyane cyane muri society. See you in our next episode. Bye. Mukore follow. I love you so much. Bye.